Ane kabisa ngenda mbaha ikaza abantu mwese mamu ukurikiye YouTube channel yacu ngenda babwa ni mukomeze mukande subscribe neza cyane kugira ngo buri kimwe cyose tuba tugenda dushyiraho mugende mukimenya muri rusange kabisa mbazaniye udushya twaranze iki cyumweru turimo turagenda dusoza muri rusange muri tumwe mu dushya mwagenda mumenya ibintu byagiye bivugwa cyane cyangwa se iyi week turangije kino cyumweru tugiye kuba turangiza ikindi wagenda umenya ni impanuka ni inkuru ibabaje yabereye Karongi nayo ni imwe mu bintu byavuzwe cyane muri iki cyumweru cyane inkuru ibabaje cyane ya kwasteri ya company twugusenga yaje kuba ikora impanuka ikaza kuba hapfiramo abantu benshi cyane akadere kwaje kwanitabazwa n'indege za gisirikare zizenda zitabara zijyana abantu bantu zino ndembe kwa muganga hanyuma bimwe mu bindi bintu byaje kuba biranga kino cyumweru wagenda umenya muri rusange hari ikindi icyo bita FaceApp ni application yaje kubisohoka igenda izana ibintu birimo kugenda ufata ifoto yawe ukagenda wisajisha muri rusange FaceApp rero yaje kuba igenda igira izana ibintu byinshi cyane abantu kabona bose ku ma social media ahantu hose bagenda bazengurutsa bakiraho amafoto yabo bashaje bagenda bisajisha muri rusange nacyo ni kimwe mu bintu byagiye biranga iyi week turangije cyase kino cyumweru tugiye turangiza hanyuma tugenda tumanuka tujya no ku kindi kintu cyaranze iyi week turangije cyase iki cyumweru turimo tugenda dusoza Asina Ella no mukobwa uzwi cyane hano mu Rwanda umukobwa wamenyekanye cyane akundana n'uwo bita Riderzo kabisa uyu muvandimwe akaba yaragenze gutya akajya ku Gisenyi akifotoza ifoto Asina Ella yaje kuba agenda ajya ku Kivu akagenda akifotoza agafoto y'amarya ubuzima yambaye akabutura kagufiya ndetse n'agashati wabona ko kamufashe kanabengerana yaje kuba agenda yifotoza abantu benshi bavuga amagambo akomeye cyane bavuga ati uyu muvandimwe atiragaragara ko afite amazi kabisa ati Riderman yaribeshye guhitamo ati urwana ruraryoshye ati ni umunyarwandakazi wuzuye abantu benshi bagenda bavuga ati uyu ni umukobwa mwiza cyane kabisa nacyo ni kimwe mu bintu byaranze iki cyumweru hanyuma tugenda tukomeza tumanuka hanyuma ikindi kintu cyagiye kigaragara nko ku mwanya wa kabiri ubanziriza wa mbere abo bita abasirey queen benshi bagiye bagaragara bapostinga ifoto ya Diamond cyangwa se babyina indirimbo za Diamond Platinum kabisa Diamond Platinum biteganyijwe ko agomba kubaza mu Rwanda ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2019 abakobwa benshi bari tayari kugenda bamuhereza neza kabisa bavuga ati ngwino ni ngiye umuntu utanga neza abagenda bavuga ati ni twebwe abantu dutanga neza kabisa abakobwa benshi ba Strawberry ba Shadibu abantu bakobwa bagiye batandukanye bako bagiye bagenda bapostinga kabisa amafoto yo bitwa Diamond Platinum ndetse na Jihad w'umusirey king cyangwa se umwe uzwiho ubutinganyi nawe yakomeje kugenda stetaringa avuga ati Diamond mu muveho Diamond nigiye wa mbere ugomba kwa ngenda mwakira muri rusange kabisa hari ibintu bimaze kungera bimefika hapa mwabakobwa mwiyemwe mwabakobwa nako sinabakobwa gusa harimo n'abakecuru harimo n'abagore mwagabanyije akavuyo mufite kuri Diamond kapfisi muramushaka iki mwabaye mwitonze mushobora kuba mwicariye umutogoto w'inkono hari abana bicaye ku ijambo rya nyirurugo uretse ndaje mbereke hanyuma ku mwanya wa mbere nta kintu wagenda uhashyira usibye amagambo yo bita Tito Rutaremara akaba yaraje kubaganira n'itangazamakuru rya leta RBA yakaza kuba babwira ati ibi bintu byanyu mwirwa muvuga ngo kwica umuco ati ntago ari ukwica umuco ahubwo no ukwica amahame y'abanyedini n'abanyamadini nibo bazanye bino bintu byo kuvuga ngo kwambara amajipo magufi ngo ni icyaha kuko si icyaha kuko mu muco nyarwanda ati abantu bambaraga ishabure kandi ntago babaga bikwije hejuru bambaraga ubusa ati niba ufite amaguru meza yawe ati ujye wambara ibintu bigufi ati kuko biba bishimisha n'abantu bakureba muri rusange mbabwire kabisa ati nitwo dushya tw'ingenzi twaranze iyi weekend muri rusange cyangwa se iyi week
iyi wiki turangije, iki cyumweru turangije kabisa. Ati mukomeze mukore subscribe kugira ngo mugende munamenya buri kimwe cyose kiba kigiye kigezweho, munareba byinshi bigiye bitandukanye tugenda tubategurira muri rusange. Mukomeze mugire umunsi mwiza munakurikirana YouTube channel yacu muri rusange. Mugire umunsi mwiza muri rusange.